nukuri yo ntaba mu gakiza simba nkiriho oya mvuye hari mumva mbese kenshi cyane mvuye mumva kenshi cyane umwe bashyize mu ntuza mu ngobyi bagiye kumpamba ariko nukuri da ariko rero igihe rero bagize ngo baraheka bagiye gushyira mu maze babona nteye amaguru Yesu zahora mushima yoroshye ndetse uremerewe amena arakana bakomeza ngo bibwire Yesu bibwire byose bikuruhije byose n'ibikuremereye n'amaganya yanyu Yesu ati byose ubimuganyire najyaga mu rusengero hari iwacu ukabaye naba mvuye nk'ahangaha nagera nk'ahariya hepfo gahuruduka no hasi ngo po ukitura hasi ariko rero mweguka ndi muzima ku kindi cyumweru nkongera nasubirayo nanone gahuruduka nk'hano nuko ngeze ku rusengero rero Imana niyo wabivuze ati weho perusi ntukongere gusubira mu rusengero Imana yakubuje gusubira mu rusengero kubera wajyaga ukagwa nkagwa kuko kandi none irambeti n'ubukure bwawe inama wagira urubyiruko kugira ngo ruzabeho rubeho neza inama narugira ni ukugira ngo bitonde ariko zimwokara ariko erega nuko bari gutambuka bari kutureba hano turi ku muhanda nta kibazo nk'inama wagira urubyiruko kugira ngo rubeho neza urubyiruko nagira urubyiruko ni ukwitonda ejo batazatwara ibinyendaro ni ukuri pe kera nari umuntu kera nari agakobwa keza Dezumu TV 24 dore bari abakobwa uratuma bari gusayitara mu mayira bari kututumbira iyi myaka mugezemo ntago bayigeramo bisaba ikiguzi bazayigeramo da ka twiganirire rero dore dusabe ngo uriya wundi ni wahe ni musaza wawe ugereranyije ufite nk'imyaka ingahe ka ugereranyije jewe ufite nk'imyaka ingahe jewe nilizaliwa mu 31 ubwo ni 90 hafi na ni umwe gutyo yohire tu ubuzima bwawe bwose wibera hano ku Gisenyi Gwacu ni ukabaya gwacu ni ukabaya kukabaya myaka ko umuntu yawe ubona ukiraga komise ubuse ndi kuvuga amajwi ari kujyamo hano ari kujyamo amajwi na hariya buriya kari kugufata amashusho ndaza kukwereka uko biraza kuba bimeze korata we niboneye umugabo hano ihimbazwe rwose hanyuma rene nifuzaga kukubaza mu myaka yanyu yo mu bukumi mubona ari ibiki bitandukanye n'iby'abakobwa bikora b'iki gihe cyangwa se iki ntabwo gishaka akabura kari gufata amajwi yose ari kujyamo navuze kuri agasore keza urakoze cyane ariko uri umurokore ko twaze turirimba sawa tumurokore no Pentecote kuva kera wamye umurokore kuhera muri 82 guhera muri 82 ukorera Imana cyane ubona byaragufashije iki kuba waratangiye uri umukobwa uri umurokore kugeza amagingo ye oya ntaho natangiye ndi umugore ujyaga mu rusengero ukajya muri korali ukaririmba sawa ubaga muri korali waririmbaga nko ku murongo wa kangahe nari ndi mu bategereje yari korali yitwaga abategereje dore abo bantu ngo baratureba baraba
bana n'abasore barasore urabona bafite icyerekezo tabizi se ntabwo niki tusabe we yewe wanzaniye umusore none se ka wenda nk'ibanga ryabafashije mu kubaho ibintu mwakoze ku buryo mugera ku myaka ku ibanga nakoze ngewe kuva narokoka ntawe nigeze ndaramira umugabo w'abandi oya cyakora kuko ntawe ngomba narihaniye mukomere mukomere umwaka mwiza ati niryo banga rero ryo kubaho neza ntabwo wigeze urarikira umugabo w'abandi oya kuva nakizwa navuye mu byaha we namuwe mu byaha byose ngewe kabega perusi Mana yanyiriye neza rwose neza iti ngwino muri nje nanjye ndaba muri wowe ninde waguhangara ndi kumwe nawe tamubisha arakarimbo kavuga ngo kondi hamwe namwe ninde wabahangara nta wampangara rwose ndi kumwe na Yesu. Hanyuma nk'umukobwa urabona abana b'iki gihe benshi ari abadasenga batajya mu rusengero ubona byagiriye ingaruka ku mukobwa atasenga oya kuba ukiri umwana muto erega naho yaba mukuru umuntu utajya mu rusengero wese bakwiriye gusenga dore umudugudu ngo araturura urane umudugudu gusenga birafasha rero mwiriwe ndi uganira n'umugabo hano ye mubwira bazadukorera umuhanda gusenga uragira ati ni imibereho gusenga n'imibereho birafasha rwose ariko ubu ngubu rero muri iyi myaka ngezemo najyaga mu rusengero hari bacukabaye naba mvuye nk'ahangaha nagera nk'ahari hepfo gahuruduka no hasi ngo po nkwitura hasi ariko rero mweguka ndi muzima ku kindi cyumweru nkongera nasubirayo nanone gahuruduka nk'hano nuko ngeze ku rusengero rero Imana niyo wabivuze ati weho perusi ntukongere gusubira mu rusengero Imana yakubuje gusubira mu rusengero kubera wajyaga ukagwa nkagwa kuko kandi none irambeti n'ubukure bwawe n'imyaka yawe myinshi aho usengeye mu buriri nijoro nzakumva rwose kuko ndicura ngasenga nakwicura ngasenga rwose pe urasenga cyane ariko pe bitangiye ukiri umwana gukunda gusenga data cyakora ari umukristo na mama ari umukristo ubwo rero bari barambatije barakubatije icyo gihe bari barambatirishije ngo ndi marisiyana wari marisiyana ariko rero aho nkuriye nigiriye mu barokore mba perusi ese ka ubona umukobwa usenga imico ye n'udasenga bitandukaniye udasenga se n'umuntu oya nta muntu udasenga gusenga ni byiza guhesha amahoro guhesha amavuta meza kuzageza umuntu mu ijuru usenga se n'udasenga barahuje oya udasenga se n'umuntu udasenga ntabwo ari umuntu nukuri usenga niwe munyamahoro kudasenga ni bibi ese kayo urebye urubyiruko rw'iki gihe muri ino myaka yacu nyine n'urwa kera ubona badutandukaniye kwitonda urubyiruko rw'iki gihe n'urwa kera abakera nibo bitondaga abubuho tuzirikize ariko rero dusabe waritonda wamushimiye dore uriya muntu wo haruguru ngo aratureba ufite amasafuriya yewe mbese se uri kumfata amajwi yewe nagwaye wonye akanisa nakubwiye ko ariko gafata yewe yezu we
dore ngo barakureba dore ngo baratureba baraba babikunze rega kubona umukecuru w'imyaka 90 muri iki gihe ntabwo byoroshye nuko ariko banza abantu hano bagukunda cyane wese arakureba akakwitegereza ariko ze nabera kuri koko nta nuwambaza n'agati k'inzoka ukambaza gusenga gusa ni ukuri kwa Yesu. None se ka wenda turacyari kuganira dusoza wenda nk'ikiganiro cyacu nihe inama wagira urubyiruko kugira ngo rubeho neza? Inama narugira ni ukugira ngo bitonde ariko zimwokara ariko erega nuko bari gutambuka bari kutureba hano turi ku muhanda nta kibazo. Nk'inama wagira urubyiruko kugira ngo rubeho neza urubyiruko nagira urubyiruko ni ukwitonda ejo batazatwara ibinyendaro ni ukuri pe. Abakobwa bakifata bakirinda gukora imibonano biroroshye muri ibi bihe ka aya barahada aka kadusaba se ntigitonda kadusabe karitonda watangira ubuhamya nakabutangira dusabe buri aritonda ku buryo twabihagarara tukavuga ati dusabe rwose aritonda. dusabe uyu muhungu ajya yitwa Didasi kumanzi ni umunyamakuru ndi umunyamakuru ngaho rero mana ya Aburahamu mana ya Isaka ndi umunyamakuru rwose ambona nkiri gato wari wasohoza se ndi gusoza ikiganiro turi kuvuga ngo niye nama wagira cyane cyane urubyiruko kugira ngo nibura tuzagere ku myaka yanyu wakwitwara gute? Inama nagira urubyiruko ni ukwitonda ntibajarajare ntibazitwara ibinyendaro niyo nama nabagira. Bakirinda ubusambanyi n'ibambye nta nyungu iri mu gusambana rwose bakirinda ubusambanyi bakirinda ubusinzi ngo biki gihe basigaye basinda cyane. Akaka wewe wigeze ukanywaho kera? Ngewe kera naranywaga pe ku buryo nigaze yabiri hariya nkayinywa nkayimara ugeze aho urabireka wabona nje pe nkakira agakiza ukagira uti rero urubyiruko namwe murekera abagabo ndabareka ndabazibukira abagabo ariko kera bigaragara ko bakwirukaga kera abagabo bakwirukagaho pe. Kera nari umuntu kera nari agakobwa keza wari inzobe cyane ariko mbere wakureba ku muntu ntundeba se areka dore abantu bari gutambuka bari kutureba Yesu we bari kuraho gati umukecuru ndekera uyigumya kumbuye reka turekeraho rero. Hanyuma nk'inama wagira ababyeyi turekeraho wenda ababyeyi wewe nihe nama wabagira yo kurera abana babo neza kugira ngo bazakure baba abana b'umumaro? Inama wagira ababyeyi ni ukurera abana beza utwana ni twiza. Njyewe rero yewe nta muryango mfite kugira ngo mfite abana niyo mfite abana bose barashitse sigaranye agakobwa kamwe kaha n'agahungu kamwe kariri iwacu kabari kitwa Nsabimana Diodone. Abana bawe ariko nabo ni abakristo nawe nkuko Nsabimana Diodone umudiyakoni. Nsabimana ni umudiyakoni muri nabo ni abakristo ni umudiyakoni mu madomisiti nanjye ntabwo ndi kubibuka neza mu badominikani se oya mu meto aba methodist umudiyakoni bose batoje gukunda Imana nanjye nkabo mu Pentecote
pate nkanye tumupate kote burya rero murokore je nkunda umukiza wanjye wanyitanye igorigota ku giti ariko ukunda kaye karimo ko mu barakoreka kakandi kagushimisha gakera mu bihe byanyu mwise murokore kanje ndi umukristo yego nta dini nzagera mu ijuru kizagera mu ijuru no mutima ariko aba bantu ko bari kudutumbiramo karama bari kuvuga ati umunyamakuru ari kuganira n'umukecuru nibyo nk'akaririmbo kagucimisha gakera muri ya myaka yanyu ngende umukristo nzahora ndiwe mu bihe byose no kugeza gupfa gakondo yacu hari akandi barandi bagira bakavuga icyo ni ikintu kimwe muri umutima wanjye ukinyibagiza imibabaro yose iyi si yacu gakondo yacu iri mu ijuru nta nzara ibayo nta n'imbeho nta n'abanzi bariyo wenda dusoza wishimira iki ku myaka yawe 90 irenga kuva ukiri agahinja kugeza amagingo nge rero n'ijana ku bwa Yesu nzayigeza aracyara gakumi gato cyane 15 n'ijana nzayigezamo rwose niki wishimira ubu ariko ubu ndarwaye rwose uwo mpanze amaso ni umwami Yesu Kristo rwose pe ntabwo njya kwa muganga singira ariko niwe mpanze amaso urwaye cyangwa n'izabukuru twarwaye kandi se uburwayi bwanjye umubiri wose ndababirwa ukagira ngo bambabe ibisura Yesu ugaraharaza Yesu numvishe ko yazuye Lazaro yakishije n'umwana w'umusirikare abuzura n'umwana wa Yayiro izo nkuru twazisomye muri Bibiliya nantuza igihe yamutumaga niwe Yona igihe yamutumaga niwe Yona agasuzugura ngo agiye itarushisha ari ubu rero ukuntu rero Imana ngo yamukubise mu nda y'urufi ibintu byari bikaze abangwa itarushisha agiye mu bwato bugeze hagati noneho rero Imana ihagarika bwa bwato abasare ibintu bari bafite bakajugunya hasi barasare barasenga rikada noneho rero wa ntuza Yona ngo arasinzi abati iki kigabo aho twasengeye ko kitari gukoma ati ibi byose ni iki ati nimumfate mu nterere mu nyanja amutereramo agezemo urufi ruramumira wumva ariko abandi babona amahoro inyanja iratuza ubwato yamaze kumujugunyamo noneho rero ubwato buragenda aragenda noneho rero urufi ruramumira yamaze mu nda y'urufi iminsi ye 3 ibyo bintu bumva byarabaye iminsi 3 mu nda y'urufi 3 mu nda y'urufi Imana ikora iko ushaka none se ntiyari yayitengushye Imana ibonye kubita mu nda y'urufi rwose harumara iminsi 3 hadi ibyo bitwigisha iki natwe bitwigisha iki twigisha kugira ngo twihane twumvire n'Imana nibyo mwana kumvira niyo byiza turagushimira rero urakoze cyane twaganiriye cyane ngo amatwi atumva abyara urupfu ariko amatwi yumva agira imigisha kumvira niyo byiza hari umurongo uvuga ngo kumvira ngo bigira ute ngo bizana umugisha rwose kutumvira ngo bizana iki urupfu turasohoye rero ese hari icyo wifuzaga kumbaza oya nta kindi rwose ntacyo bashaka kumbaza hanyuma rero dusoza hajya ariko hari ikintu utasubije muri iyo myaka yose 90 n'ijana uzagira ni iki wishimira mu buzima bwawe nishimira umwami Yesu gusa niyo nishimira kuko icyo yankoreye ndageze mbonye umusambane urumva nuko aragukiza arakurinda arangiza
nari umuntu uza nari umucuruzi w'imisururu w'iki umuntu ampaye imye yaza kunyishyuza kandi amafaranga nyafite nkamutuka ntazagaruka aho ngaho ukabura nahombye rero nuko barayimpaga da barayimpaga rwose ariko rero nkabambura waramburaga kera ariko Yesu ngo byose yarabigukijije Yesu zahora mushima yoroshye ndetse uremerewe amina arakana bakomeza ngo bibwire Yesu bibwire byose bikuruhije byose n'ibikuremereye n'amaganya yanyu Yesu ati byose ubimuganyire ngo bibwire Yesu niwe nshuti yawe niwe nshuti ihebuje ntugire indi ihwanye nawe nta yindi wabona imeze nkawe byose ubimuganyire we ako ka Yesu mwarahuye pe Yesu ni inshuti yawe ayihangane aho yavanye ihangane bose aho yamvanye Satani yarangerageje injyana abana ariko rero nubwo bagiye ntabwo bari kumwe nayo bari kwa Yesu bari mu ijuru hari ijambo rivuga muri Bibiliya ngo abo twabuze tukibakunda bari byiringiro ko tuzagira ute tuzababona bari mu gituza cyane cya Yesu mu cy'Aburahamu na Isaka na Yakobo ntugatinye ka tuzababona yo ako Yesu n'umugabo nuko ubwo rero bose barashira noneho rero Satani irangerageza itumva rero ntiwavuze ngo wabuze abana bawe ati va mu iyo mana ati mana se ti mana ki ati ni mana ki se tito tabuvuma rwose ati kabisa noneho igira icya irabahagarika tireka nkwereke irabatondeka ko bapfuye irabatondeka ku murongo ati ngaho rero ati ve ku iyo mana maze rero ati suri kureba ko mbakwereze singabariya bikatika jina la Yesu Satani yaratsinzwe ka ngose ariko Yesu yaratsinze yatsindiye ku musaraba nyabihanga igorogota ngo byose barabirangije wari kumwe manutse ni kuzimu afata Satani amwambura n'ifunguzo kuzimu soje rero ubwo tuzagaruka undi munsi tuganire unaduhe ku biryo ubu ntituzagaruke undi munsi Yesu ashimwe rwose abari muri Kristo Yesu ntacyo bazaba nta niteka bazacirwa cyane rwose ni ukuri iyo ntaba mu gakiza simba nkiriho oya mvuye hari mumva mbese kenshi cyane mvuye mumva kenshi cyane bumwe bashyize mu ntuza mu ngobyi bagiye kumpamba ariko ni ukuri da ariko rero igihe rero bagize ngo baraheka bagiye gushyira mu maze babona nteye amaguru wari urwaye icyo gihe nari mu bitaro Imana irongera iravuga ati baho urongera ugira ute baho mfite nakuzukuru kitwa kubaho kitwa kubaho kubaho ni Yesu ibindi byose no gupatira mfite n'undi witwa ntivuguruzwa ubwo iyo ni Imana kandi mfite n'undi witwa Ndatimana Imana ayikomeye yewe amazina y'umwami rwose yewe kubaho ni Yesu kareka dusoze rero kamusezere ubwo nzagaruka kugusura ikindi gihe tuganire unanyihere ku gatobe w'ibitoki ariko n'undi Reniya
undi niko yitwa Reniya kubaho ni Yesu. ukaba wakoze rero twaganiye neza reka gushimire tugende tugusubiza buri iki ni ikiganza ariko umunyamakuru ndi umunyamakuru ubu kandi turaza kubyumva muri radiyo kuri radiyo urabona kuzanira video hari uracyareba neza kuri televiziyo ijisho ryanjye nagiye intuze ari ya Kabgayi bararibaze neza ariko ushobora kureba kuri ka televiziyo ubu rero ryarakize ibyo ni umunezero ubwo nzaza ariko bari abantu ko bari kutureba cyane dore icyo gihe nzaza nabwo tuganire dore bananirwa twavugaga rugomba gusenga wabonye nahuye n'umunyamakuru uriya niwe musore wawe ndikubaho se ni umwana utubana mu rugo wajya umugisha ijambo ry'Imana numva ko natwe ariryo ryadukujije ko niyo si ko ariyo mu Ruhengeri n'umuganga urakoze rero na nyina yitwa Sikora ibyo tuzabikuramo ntabwo twavuga tuzavuga iby'Imana gusa cyane urakoze rero cyane amina shashimwe rwose ahimbazwe ka turagushimye Imana nkuru tawo tutakumvira baba reba umukozi wawe data haraje Mana ko yavuze ko twaganiriye wabyumvishije byaba bibi bitwikwe ariko ibyiza bizamurwe urakoze gitari turatandukanye kubwo mibere ku mitima yacu uri wowe mu ijuru urakoze gitari kikomeye two dusenze niko tubwire ku izina rya Yesu amen kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. Zoom TV 24